Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, izina rikomeye risumba amazina yose. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose. Nk'uko bisanzwe n'inshuti yanyu Pastor Rubare Elia, unejejwe no kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yosuwa, ibice 5, duhere ku murongo wa 8. Yosuwa ibice 5, umurongo wa 8. Nuko abantu bose bamaze gukebwa baguma aho bari mu mahema yabo kugeza aho bakiriye. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Umurongo wa 10. Nuko Abisirayeli babamba amahema i Gilugali, baziriza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'Yeriko. Bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tudasembuwe n'ibigori bikaranze. Nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abisirayeli ntibongera kubona manu ukundi, ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'Ikanani. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, izina rikomeye, izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi, turagushimye. Tugushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima waturinze, kandi ukaturinda ari ntacyo duciye, ahubwo ari ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro, uragikwiriye. Rero tugarutse imbere yawe kugira ngo tuganire nawe Data. Utwemerere duciye bugufi, ubanze utweze udutunganye, kugira ngo tugaragare imbere yawe nk'abana bakiranuka. Amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo atweze, kugira ngo tugaragare imbere yawe nta mugayo, maze ijambo ryawe rikora umurimo waryo, natwe dukomeze gushima izina ryawe. Urakoze rero, icyubahiro kibi cyawe. Ngaho girira neza imitima y'abantu bagiye kumvira ijambo n'abazaryumva hanyuma, kugira ngo imitima yabo ihishurirwe icyo uvugana nabo, kandi hanyuma y'ibyo basobanukirwe ukuri kw'ijambo ryawe, maze ijambo ryawe rikora ibitangaza hagati muri bo. Nanjye ugiye kurivuga ntaba ari jye, ahubwo ndakwemereye ngo nkubere akanwa wivugire. Jehova Mwuka wera akora imirimo n'ibitangaza aciye muri jye, maze abana bawe batabarwe. Icyubahiro kibi cyawe niho mbisabye nizeye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amina. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, kandi Imana ibagirire neza. Rero dusomye ijambo ry'Imana. Ubu buhanuzi bw'iri jambo ni ubuhanuzi bwanjye nawe, kuko Bibiliya itubwira ko ibyanditswe byabereyeho kugira ngo bitwigishe. Bityo rero ibyo nsomye ntabwo ari iby'abariya barangije igihe cyabo, ahubwo ni ibyanjye nawe, kugira ngo uyu munsi bibe ibyacu. Rero ndakwinginze ngo iri jambo urigire iryawe, nanjye ndigire iryanjye, kuko ryabereyeho jyewe nawe, kugira ngo uyu munsi niturisoma tuzumva ari Imana ivugana natwe nk'uko ibyanditswe byera bitubwira. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Rero umutwe w'ijambo w'iki cyigisho nkuzaniye w'ubu buhanuzi ni ijambo rivuga ngo Uwiteka agukureho igisuzuguriro Satani yagusize. Ndasubiramo, Uwiteka agukureho igisuzuguriro Satani yagusize cyangwa yagushyizeho. Imana yacu itugirire neza kugira ngo twumve iri jambo. Bibiliya ivuze neza ngo, none ndatangira kubakuraho igisuzuguriro abanyegiputa babashyiragaho, none ndatangira kubakuraho
igisuzuguriro abanyegiputa babashyiragaho, babasuzuguraga, none ndatangira kubakuraho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Inshuti y'umusaraba, aho uri unkurikiye, niba hari ikintu kiryana ni igisuzuguriro. Kandi igisuzuguriro, ntabwo hari umuntu wabyawe n'umugore n'umugabo ushobora kubura igisuzuguriro uko byagenda kose. Ndagira ngo nkubwire wowe uri unkurikira, ntiwibeshye ngo nta hantu ufite igisuzuguriro, kuko igisuzuguriro ni kigari cyane. Ntabwo igisuzuguriro wakibara ngo ni uko umuntu akennye, ntabwo igisuzuguriro ushobora kuvuga ngo ni uko ari umuntu wambaye ubusa, ntabwo igisuzuguriro wakivuga ngo ni uko ari umuntu ngo ugaragara yuko mbese ntako yifite. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora no kuba wifite, ushobora no kuba uri umuherwe, ushobora no kuba ugenda muri vewiti, ushobora no kuba utuye muri etaje, ariko ufite igisuzuguriro. Rero nje kukubwira ijambo Uwiteka avuganye nanjye ngo arashaka kugukuraho igisuzuguriro icyo Satani yagushyizeho. Nshuti y'umusaraba, mwebwe munkurikiye, iri ni ijambo ryo kwizerwa kandi ni ijambo ry'ukuri. Ariko ndagira ngo mbere y'uko twinjiramo neza muri ubu buhanuzi, mbanze nkwisabira ikintu kimwe, kuko hari ibintu byinshi uyu munsi, hari n'abantu benshi ijambo ry'Imana batarihaye agaciro, ndetse batemera yuko rinakora ibyo rivuga. Kandi reka mubwire bitewe n'iki? Bitewe n'uko uyu munsi abantu bashaka kumvira ijambo mu marangamutima. Ndakwinginze wowe nkurikiye, mbere y'uko ubuhanuzi ubwakira, ubanza ucecekesha amarangamutima yawe. Ntabwo ijambo ry'Imana rishobora gusohorera mu marangamutima, ahubwo ijambo ry'Imana risohorera mu kwizera, kandi wizera mu mwuka. Mana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi abantu bari ku ijambo, ariko ijambo bakaryumvira mu marangamutima, ubuhanuzi bakabwumvira mu marangamutima yabo. Ariko igikwiriye ni uko ducecekesha amarangamutima, Imana igakorera mu mwuka, kuko ari umwuka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi izina ry'Imana rishimwe. Uyu munsi ijambo ry'Imana abantu barigize nk'ubufana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ijambo ry'Imana ari fanatizme, ahubwo ijambo ry'Imana ugomba kurihishurirwa. Urabanza ukaryumva, nigeze kubibabwiraho, hanyuma warangiza kuryumva ukarihishurirwa, ukagira umwete wo guhishurirwa iryo jambo rije, ni ihishurirwa ririmo. Iyo rero wageze ku rwego rwo kurihishurirwa, ni nabwo uba umaze kumenya neza ko usobanukiwe iryo jambo. Nababwiye ko habanza kumva, hagakurikiraho guhishurirwa, hanyuma hagakurikiraho gusobanukirwa. Rero ntabwo ijambo ry'Imana ryasohora mu gihe ibyo bintu bitatu bitabayeho. Niyo mpamvu urabanza ukumva icyo Imana ivuga, warangiza ugahishurirwa ikivuga muri iryo jambo ivuze, hanyuma warangiza ugasobanukirwa neza ikivuze, warangiza ukizera icyo wumvise, ukizera icyo wahishuriwe, ukizera icyo wasobanukiwe, hanyuma ijambo rigakora icyarizanye, ukamenya ko ari Imana idahinduka kandi ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, uyu munsi Imana irababaye, kandi irababaye cyane, kuko abantu ijambo ryayo bamaze kurigira nk'aho ari ubufana. Uyu munsi abantu baravuga ko bariho basoma Bibiliya imwe, ariko bayivuga ukumva wowe isa nk'aho bafite Bibiliya nyinshi, ugasanga imyizerere ni myinshi, kandi kwizera ni kumwe, Imana ni imwe, kwizera kumwe. Imana itugirire neza kandi iduhumure amaso ngo turebe iby'iki gihe. Reka mubwire narinjira muri iri jambo mwereke ko ibyo mvuze ari ibintu bibabaje. Imana igukura igisuzuguriro cy'ubukene, ugura amamega menshi, ujye kuri YouTube ku mashene y'ivugabutumwa,
hanyuma nurangiza ukurikirane buhoro ibiriho bihabera, urahita agahinda kakwica, urarira, uragira ngo ni Sodoma na Gomora yamaze kumanuka. Nagiriwe ubuntu mbona amamega menshi, noneho nikoza kuri YouTube, ariko mfite agahinda gakomeye muri iyi minsi 3 maze igihe mbikurikira, kuko utarabigira ntabwo wamenya ko ibintu uko bimeze. Ariko wagira ngo isi yagwiriye itorero n'abavuga Imana, ibintu biriho biteye agahinda n'umubabaro mwinshi. Abantu ijambo ry'Imana abantu bacanganyikishije abantu, kandi bose bariho baravuga ko ari abakozi b'Imana. Ariko ni gute abakozi b'Imana bariho bavuga basoma muri Bibiliya imwe, ariko ibyo bavuga ugasanga wagira ngo ni imana nyinshi umwe afitiye n'undi afitiye. Ibyo biragaragaza yuko Satani yamaze kwinjira kandi ariho arakora umurimo we. Ariko nshuti yanjye, ndakwinginze ngo wowe uhereye uyu munsi ijambo ry'Imana rikuremo amarangamutima, nurangiza usaba Imana iguhishurira, iguha amaso yo guhishurirwa. Nurangiza guhishurirwa uzasobanukirwa, uzagendana n'Imana wiyumviye, kandi uzagendana n'Imana wahishuriwe, kandi uzagendana n'Imana wasobanukiwe. Mana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka twiyinjirire muri ubu buhanuzi. Nimba wumvise iyo mpuguro, wowe utangire gushaka Imana yawe iri mu ihishurirwa ry'ijambo ryayo, uzayisobanukirwa, ugendane n'iyo wasobanukiwe, ureke kugendana n'iyo abantu bariho bakubwira itandukanye n'iyo mu ijambo ry'Imana. Mana itugirire neza kandi itwishimire uyu munsi. Reka rero nkwibwirire ngo Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yivugiye n'akanwa ke ngo uyu munsi aratangira kugukuraho igisuzuguriro Abanyegiputa bakugiriraga. Uyu munsi aratangira kugukuraho igisuzuguriro Satani yateje ko Abanyegiputa bakota. Uyu munsi aratangira kugukuraho igisuzuguriro wabonaga cyari kikuriho. Uyu munsi aratangira kugukuraho igisuzuguriro, abantu bamenye yuko Uwiteka mwahuye nawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi izina ry'Imana rishimwe. Mwibutse ngo aya magambo yabwiwe Yosuwa igihe yari amaze gusimbura Mose, ariho ajyana ubwoko bwa Isirayeli mu Egiputa, abuvanye mu Egiputa abujyana i Kanani nk'uko Imana yabasezeranije. Mwibutse ko aba Banyayisirayeli bari bavuye mu Egiputa, kandi bari baragiye mu Egiputa bamarayo imyaka 430. Uwiteka bavanayo nk'uko yari yarasezeranije sekuruza wabo Aburahamu igihe yasinziraga ku gitambo, ikavuga ngo isezerano ryo nzarisohoza ryo kuguha urubyaro, ariko urwo rubyaro kubera ko unkoshereje ruzaba baretwa mu gihugu cya Egiputa, ariko nzabakurayo kuko ndi Imana ibivuze. Bamaze imyaka 400, impamvu bahavuye bamaze 430, ubwo bukererwe bw'imyaka 30 bishobora kuba ari ubukererwe bwabo, ariko Imana yo yari yateganyije 400. Mana itugirire neza kandi Imana ikuhe kumva iri jambo n'ubu buhanuzi. Bibiliya rero itwereka uko byagenze kose. Urabizi uburyo Mose yagiye mu Egiputa n'uburyo Imana ikoresheje amaboko akomeye ngo bahave aho bari mu buretwa bukomeye. Hanyuma turabona bambuka inyanja itukura, kandi turabona bagera mu butayu. Hanyuma ubwo butayu rero turabona abavuye mu Egiputa ari abantu bafite imyaka 20 igihe babaraga. Abo ngabo bose bagomeye Uwiteka, bituma Imana ivuga ko bazazerera mu butayu bakanagwayo. Hanyuma rero igihe kiragera na Mose ntiyagera i Kanani kubera ko bamucumuje agacumura. Bibiliya itubwira neza ko Imana yahisemo Yosuwa wari umufasha wa Mose, imuha umwuka wa Mose kugira ngo ayobore ubu bwoko azabugeze mu gihugu cy'isezerano, kuko Imana itabeshya. Mwibutse ko ubu bwoko yayoboraga ari abana bavukiye mu butayu. Umuntu wenyine n'umwe na Yosuwa wa kabiri nibo bonyine mu bantu bavuye mu Egiputa ari bakuru, nibo bonyine bageze i Kanani.
hanyuma rero bibiliya itubwiye neza ko igihe cyari kigeze yosuwa amaze kwambutsa inyanja abisirayeli na yorodani icitsemo kabiri, ikimenyetso kimeze nk'icy'inyanja itukura. hanyuma imana itegeka yosuwa gukeba abo bantu, abo bayisirayeli, kuko batari barakebwe. nubwo birumvikana ko utarakebwe ni babiri bonyine, ni yosuwa na Kalebu, kuko bo bari barakebwe bwa mbere, ariko imana itegeka yosuwa kubakeba bwa kabiri. hanyuma aha rero niho bibiri ivuze ngo akimara kubakeba barindiriye ko bakira, ngo bibiri iravuga ngo uwiteka baramanutse amanukira kuri yosuwa aramubwira ngo none ngiye kubakuraho igisuzuguriro abanyegiputa babagiriraga. mana ishimwe kandi imana ihabwa icyubahiro. igisuzuguriro cy'abanyegiputa cyari kikibariho nubwo batari bahari, ariko igisuzuguriro cyari gihari. kubera iki igisuzuguriro cyari gihari? igihe bari batarinjira muri Kanani yabo ngo bahabwe gakondo, ntabwo umunyegiputa yari kwemera ko ibyo Mose yavuze ari byo, kuko bumvaga amakuru ko bazerereye mu butayu, bakumva ko benshi banahapfiriye. rero ahubwo barabanyegaga cyane, ati niyo bigumira ahangaha. urumva igisuzuguro cy'amagambo cyari kibari inyuma, kandi igisuzuguro cy'uko bari batunzwe na manu cyo cyari kibari inyuma. ariko igihe cyari kigeze ngo uwiteka akureho icyo gisuzuguriro, noneho abanyegiputa babura icyo bavuga, kuko bazaba bumvise abantu barafashe igihugu kandi ari abenegihugu. icyo gihe rero niho igisuzuguriro cyagombaga kuvaho. igisuzuguriro rero cyagombaga kuvaho igihe abanyegiputa bari kumva ko bariho barya ibyo mu gihugu, batariho barya manu batazi aho iturutse. reka mubwire inshuti y'umusaraba, hari ikintu wavuganye n'Imana, hari icyo Imana yagusezeranije, hari icyo Imana yakugambiriyeho. ndagira ngo nkubwire ngo iyo kitaraba igisuzuguriro kiba kikugendaho. iyo Imana itaraguha gakondo yawe igisuzuguriro kiba kikuriho. ariko ndagira ngo mvugane nawe ngo wizerere muri iri jambo, umaze kurihishurirwa no kurisobanukirwa, wumve ko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yarebye icyo gisuzugurira abanyamahanga bakufiteho, yarebye icyo gisuzugurira abanyegiputa bakugiraho, yarebye icyo gisuzugurira abo musengana bakugiraho, yarebye icyo gisuzugurira abo muturanye bakugiraho, yarebye icyo gisuzugurira abo muvindimwe bakugiraho, yarebye icyo gisuzuguriro cyose abantu bakubonaho. ariko Imana ivuganye nawe aka kanya ngo iratangira kugukuraho icyo gisuzuguriro, kugira ngo abanyegiputa bamenye ko Imana yagukuyeho igisuzuguriro. reka mbabwire inshuti z'umusaraba, igisuzuguriro ni cyinshi, igisuzuguriro ni kibi cyane. igisuzuguriro gituma uvindimwe n'umuntu yakora ubukwe, kubera igisuzuguro kikuri wowe bakakubwira kujya gutera insina. igisuzuguro gituma wowe ujya gutarura amavide aho kugira ngo wambare nk'uko mwagize ubukwe mu rugo, ariko kubera ko ufite igisuzuguriro wowe bakakubwira bati wowe uzajya utarura amavide aho kugira ngo nawe wambare ikote nk'uwo wagize ibirori mu rugo. igisuzuguriro gituma udatumirwa mu nama kuko ujya kubatesha umutwe ubaka itike aho kugira ngo ujye gutwerera. inshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo ibisuzuguriro ni byinshi. igisuzuguriro cyo kutabyara ni igisuzuguro gituma bakuvuga, ndetse hari n'igihe urugo rukunanira ngo genda uribyirire kubera kutabyara. igisuzuguriro cyo kuburara kituma niyo ugiye kuri butike bagira ngo uje kwikopesha, kubera yuko bazi ko ufite igisuzuguro cy'ubukene. igisuzuguro cy'ubukene Uwiteka akigukuraho mu izina rya Yesu. igisuzuguriro cyo kutambara kwambara ubusa ni igisuzuguriro. igisuzuguriro cyo kwangwa ni igisuzuguriro. igihe baba baguhora ubusa, ariko Imana iravuze ngo buri gisuzuguriro cyose uyu munsi iratangira kukigukuraho, kugira ngo bamenye yuko ari Imana igukuyeho igisuzuguriro. izina ryayo nirihabwe icyubahiro kandi izina ryayo nirishimwe. narinje kuvugana nawe ngo akira gukurwaho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. igisuzuguriro buri kimwe cyose uriho unkurikira, igisuzuguro cyose ufite, wizere ko ari Imana ivuganye nawe, kandi ijambo ry'Imana ubanze uryumve neza
neza kugira ngo umenye ngo ese ni iki nakora ngo nkurweho igisuzuguriro. Aha niho nshaka kubabwira umuntu ahishurirwa mbere y'uko umuntu ahita agurukana amarangamutima ngo gikuweho. wowe yabanza amarangamutima uyapoweshe, hanyuma wumve icyo Imana ivugana nawe. Ese iri jambo rimanutse ryagenze gute? Ese kugira ngo bakureho igisuzuguriro hari habanje kuba iki? Ese Imana yabasabaga iki kugira ngo nayo isohoze ikivuze? Nababwiye yuko mu isezerano ntabwo Imana yisezeranya isezerana n'abantu. Imana ndagira ngo mbabwiye nongere mbisubiremo, ntabwo Imana izigera isohoza isezerano 100% nta ruhare ugizemo. Imana igomba kugira pourcentage, ntazi uko ingana, ariko nawe ushobora kugomba kugira pourcentage muri iryo sezerano. Imana ikintu cyonyine yakoze 100% ni agakiza yaduhaye, nta ruhare na rumwe twagizemo. Ariko ibindi byose Imana mujyananamo. Hari icyo bishaka ngo nawe tera intambwe ukore kugira ngo nayo ikore icyo yavuganye nawe. Aba rero Imana ibabwira ngo ije kubakuraho igisuzuguriro, yari yabanje kubabwira ngo nibemere gukebwa. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro, kuko batari barakebwe ntabwo bari kwinjira mu masezerano batarakebwa. Haleluya! Ndagira ngo mvugane nawe ngo ihishurirwa riri aha ngaha. Mana ibyo yavuganye nawe ntushobora kwinjira muri Kanani utakebwe, ntushobora kwinjira muri Kanani utabanje gukebwa. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Hari abantu baba bashaka kwinjira mu masezerano kandi batarakebwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kubanza gukebwa. Warangiza gukebwa Imana ikagukuraho igisuzuguriro kwinjiza mu masezerano. Iyo wamaze kwinjira mu masezerano ntabwo uba ukirya manu. Iyo wamaze kwinjira mu masezerano ntabwo uba ukirya amadegede y'Abanyegiputa. Iyo wamaze kwinjira mu masezerano ntabwo uba ukirya imboga z'Abanyegiputa. Iyo wamaze kwinjira mu masezerano ntabwo uba ukirya iby'agahimbano. Ahubwo iyo winjiye mu masezerano redefikire bodetayi mandode aye, iyo wamaze kwinjira mu masezerano urya ibigugu byo mu gihugu cy'amasezerano. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, umaze igihe urya amadegede y'Abanyegiputa, maze igihe urya intica n'ikiza y'Abanyegiputa, maze igihe urya ibisusa by'Abanyegiputa, umaze igihe urya manu Imana iriho imanura. Iyo manu ntishobora gutuma izina ryayo abantu baryemera, kubera ko ibiriho igira ngo udapfa, ariko ntabwo byakwemeza abantu. Manu ntishobora kwemeza abantu ko wahuye n'Imana. Icyemeza abantu ko wahuye n'Imana ni ukurya ibigugu byo mu isezerano. Izina ryayo nirishimwe kandi izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Yesu wa Nazareti, uduhe kurya ibigugu byo mu gihugu cy'isezerano. Ndagushimye Kristo. Reka mbabwira inshuti y'umusaraba, hari igituma Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro, hari igituma Imana yinjiza umuntu muri Kanani. Irabanza irababwira ngo nibabanze bakebwe. Ndavugana nawe uri unkurikira, ntabwo wakwinjira mu masezerano utarakebwa, ntabwo wakwinjira mu masezerano utarakebwa. Icyo cyumve ugicaho akarongo. Ntushobora kwinjira i Kanani yawe utarakebwa. Reka mbabwire ngo bakebwaga ku byo bambariyeho, ariko uyu munsi ni ugukebwa mu mutima. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ntabwo iyo miziro, ntabwo wakwinjira mu masezerano ugisa n'abanyamahanga, kuko Imana yahaye igihugu Abisirayeli ntiyagihaye abanyamahanga, ahubwo yagikuyemo abanyamahanga kugira ngo Abisirayeli binjire. Ndagira ngo mvugane nawe inshuti y'umusaraba. Jambo riravuga ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze, ariko ntushobora gukenyezwa ugisa na ba bami, ahubwo urabanza utandukane nabo mutandukaniye mu gukebwa, hanyuma Imana igukenyeze kubera ko wowe uri uwakebwe. Izina ryayo nirishimwe kandi izina ryayo
ryayo nirihabwa icyubahiro. Retesire bode tayini mando de tayi arabaya sikamando. Ndagira ngo mvugane nawe nshuti y'umusaraba, umva ubuhanuzi kandi ubwumvirize cyane. Imana irashaka kubanza ugakebwa mu mutima. Imana irashaka kubanza ukiyeza, ugakebwa, ugakizwa by'ukuri, ukareka kuvangavanga ibintu usa n'abanyamahanga. Ntabwo Imana izakwinjiza muri Kanani ugisa n'abanyamahanga. Irashaka ko witandukanya n'abanyamahanga. Irashaka gukuraho ingeso z'abanyamahanga. Irashaka gukuraho imigenzo nk'iy'abanyamahanga. Irashaka gukuraho ibitekerezo nk'iby'abanyamahanga. Irashaka gukuraho ingendo nk'iby'abanyamahanga. Irashaka gukuraho imyambarire nk'iy'abanyamahanga. Irashaka gukuraho izo ngeso zose nk'iz'abanyamahanga. Hanyuma Imana ivuze ko numara kubikora, Imana yiteguye kugukuraho igisuzuguriro cyose abanyamahanga bagushyizeho. Zina ry'Imana nirishimwe, zina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ngo bamaze gukebwa, bategereje gukira, Imana ibimanuye ijambo, iravuga ati noneho igihe kirageze. Igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije. Igihe mwaririye ibisusa kirahagije. Igihe mwaririye manu kirahagije. Igihe mwazengurukiye mu butayu kirahagije. Igihugu ngiye kukibaha mbakureho igisuzuguriro. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, iyo wamaze kuvangura n'abanyamahanga, Imana ikakwinjiza mu masezerano, ntabwo bongera kubona ikintu cyo kuvuga, ntabwo bongera kubona ibyo bavuga, ahubwo nibo bakorwa n'isoni mu cyimbo cyawe, ahubwo nibo bamwara mu cyimbo cyawe. Narinje kuvugana nawe nshuti y'umusaraba, igisuzuguriro ufite ntabwo nkizi, ni wowe ukizi, ariko Uwiteka yiteguye kukigukuraho. Ahubwo yarantumye ngo ubanze ukebwe mu mutima koko, hanyuma Uwiteka akora icyo agomba gukora, kuko adashobora kwinjiza umuntu muri Kanani ye utarakebwe. Niyo mpamvu ugomba gukebwa mu mutima ugakizwa neza, hanyuma Uwiteka akakwishimira, akaguha igihugu cy'amasezerano. Urwo ni rwo ruhare rwawe rwo gukebwa. Hanyuma Imana yivuze yuko yiteguye kugukuraho igisuzuguriro, kugira ngo Abanyegiputa bamenye yuko ari Imana iguhaye igihugu. Akira gakondo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Akira gusorezwa amasezerano yawe. Akira kwinjira mu murage wawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Akira gukurwaho igisuzuguriro cyo kutabyara. Akira gukurwaho igisuzuguriro cy'ubukene. Akira gukurwaho igisuzuguriro cy'amadeni. Akira gukurwaho igisuzuguriro cyo kwirirwa wimukana uturago. Akira gukurwaho igisuzuguriro cy'abakwanga. Akira gukurwaho igisuzuguriro cyo kurya nabi. Akira gukurwaho igisuzuguriro cyo kwambara ubusa. Akira gukurwaho igisuzuguriro cy'ubukene. Akira gukurwaho igisuzuguriro. Va mu cyiciro ujya mu kindi mu izina rya Yesu. Va mu butayu ujya i Kanani mu izina rya Yesu. Va kuri manu ry'ibigugu mu izina rya Yesu. Ntabwo manu bakwemera ko watabawe, ariko iyo wamaze gutabarwa bamenya yuko manu yarangiye. Ngo igihe bari bamaze kwinjira muri iyo Kanani, igihe bari bamaze kwinjiramo, ngo uwo munsi bizihiza Pasika, bashimira Imana ko yabakuye mu Egiputa. Ngo uwo munsi nibwo bukeye bwaho batongeye kubona manu ukundi, ngo ahubwo bariye imitsima idasembuwe, ngo ahubwo barya ibigugu byo muri Kanani. Akira kurya ibigugu byo mu masezerano, uve kuntica ntikize. Akira kurya ibigugu mu izina rya Yesu. Akira kurya ibigori byo mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo. Ngo barangije manu ntiyongera kuboneka, bahita bafata igihugu Uwiteka yabasezeranije. Iyo wamaze gufata igihugu, igisuzuguro kiba kivuyeho. Ndagira ngo nkwibutse yuko iyo umuntu afite igihugu, nawe ufite igihugu, ntabwo yagusuzugura, kuko buri muntu wese aba afite igihugu. Ntabwo uba ukiri umwimukira, ahubwo uba uri umunyagihugu. Bamaze kujya mu gihugu Uwiteka yabahaye, ntabwo bongeye gusuzugurwa n'Abanyegiputa. Akira kwinjira mu gihugu cyawe cy'amasezerano mu buryo bwo mu mwuka mu izina rya Yesu. Abanyegiputa ntibazongera kuvuga ukundi, Abafilisitiya ntibazongera kukwigamba hejuru, kuko bazamenya yuko Uwiteka gutabaye, kandi ijambo bakwimye, ijambo bakugizaho nawe
ntuzaribagiraho, kuko Uwiteka ari we ubivuze kandi ari we ugiye kubisohoza. Mana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, kuko ari imanuye iri jambo kandi ari yo igiye kurisohoza. Mana ndagushimye, ushimwe abana bawe baryumvise, bahe gukebwa neza mu mutima, hanyuma usohoze ijambo ryawe, bazamenye ko ari Imana yavuze, bazamenye ko umuhanuzi ari wowe wamutumye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nshuti y'umusaraba, reka mvugane nawe. Igisuzuguriro nawe wari ugihaze, icyo wari uhaze Imana yabibonye, nayo yari igihaze. Niyo mpamvu Imana ijambo rivuga ngo ije kugikuraho, ariko iragusaba gukebwa mu mutima. Kebwa mu mutima ukuremo ibidatunganye, kebwa mu mutima ukuremo inzangano, kebwa mu mutima ukuremo ishyari, kebwa mu mutima ukuremo uburyarya, kebwa mu mutima ukuremo urwangano, kebwa mu mutima ukureho ubusambanyi, kebwa mu mutima ukureho amatiku, kebwa mu mutima ukureho kugambana, kebwa mu mutima ukureho kwiba, kebwa mu mutima ukureho ibinyoma, kebwa mu mutima ukureho ubwibone, kebwa mu mutima ukureho amazimwe, kebwa mu mutima ukuremo amoko, kebwa mu mutima ukuremo buri kimwe cyose cyatuma utinjira mu masezerano, maze Uwiteka nabibona arakwinjiza muri Kanani yawe. Ngo bamaze gukebwa, Uwiteka avuga ko agiye kubakuraho igisuzuguro, kandi arabikora, abinjiza muri Kanani. Bageze muri Kanani ntibongeye gusuzugurwa, ahubwo amahanga yose yamenye ko hari ubwoko bukomeye bwageze mu gihugu, kandi ko bwagikuyemo Abaheti, ko bwagikuyemo Abahevi, ko bwagikuyemo Abayebusi, ko bwagikuyeho Abagirugashi. Ndagira ngo mvugane nawe, niwinjira mu gihugu cyawe cy'amasezerano, hari abazimu bari bupfe. Niwinjira mu gihugu cyawe cy'amasezerano, hari abadayimoni bari bupfe. Niwinjira mu gihugu cyawe cy'amasezerano, buri ko winjiye mu gihugu cy'amasezerano, hari ibipfa ku buzima bwawe. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, igisuzuguriro iyo Imana ikugejeje muri gakondo yawe, ikwinjije mu masezerano yawe, hari abazimu bapfa, hari abadayimoni bapfa, hari amagambo atongera kuvugwa kubera ko batabona uko bayavuga. None se nkibariza ikintu kimwe, amaze gukurwaho igisuzuguriro Hana, Penina yongeye kuvuga iki? Ko yajyaga azindukira mu rugo yizanishije umwana we ngo arire, yari kongera kuzana umwana ngo arire, kandi na Samweli ariho arira. Icyo gisuzuguriro ntabwo cyari kivuyeho se? None se nimba wari ufite igisuzuguriro cy'ubukene, Mana nikwinjiza mu masezerano nawe ukava kugura ibimene, bazongera kuvuga ko ugura ibimene kandi ugura ibase y'inyanya. None se ko bajyaga bavuga ngo ururayorayora ubura bwasigaye n'ibifu n'ibiki, hanyuma uyu munsi ko nimara kukwinjiza mu masezerano ukajya kugura amaroti, bazongera kuvuga yuko wirirwa ugura amagufwa n'ibinono, kandi noneho waguze iroti. Iyo Imana yagutabaye, nimba igisuzuguro cyari ukwirirwa wimuka se, nikwinjiza muri gakondo yawe ikaguha isezerano ry'inzu ikayiguha, bazongera kuvuga ngo urimuka, kandi ahubwo nawe uriho upangisha abandi. Hari igisuzuguriro kivaho kivanyeho, kivanwaho n'isezerano Imana isohoje. Reka mubwire, hari igihe Imana isohoza isezerano, abakwimaga ijambo bakariguha, kandi bitewe nuko winjiye muri gakondo yawe. Uwiteka asohoza amasezerano akwinjize muri Kanani, ibindi byose birikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari igihe nibuka, igihe natangiraga ivugabutumwa, bavuga ngo yarazezengeye, ngo ikintu ngo cyazezengeye, ngo buriya ngo nibyo cyakoze biro tembamo. Ariko nkomeza kubaha Imana yanjye, nkomeza kugenda ku ijambo yavuganye nanjye yuko izangirira neza, nkomeza kugenda ku ijambo yavuze ngo nzagutangaza amahanga, nkomeza kugenda ku ijambo yavuze ngo nzakugirira neza, abantu bazabibona. Yesu nashimwe cyane. Icyo gihe ntabwo umuntu yapfaga kumpa agatuti, yaravuga ngo kiriya giturutse hehe? Kubera ko nagendaga n'amaguru, kubera ko nabaga ndaho ngaho ndizezenge. Ariko umva mvugane nawe, imaze kunyinjiza mu masezerano yambwiye, imaze kumpa inzu bakabimenya, imaze kumpa imodoka mparika, agatuti naragahaze. Abantu bati ngwino nkatangira gukora amasemineri. Kuki se ko yari wa wundi? Kuki kera batakampaga? Nuko nari ninjiye muri Kanani yanjye. Uwiteka kwinjize muri Kanani, abakwimye ijambo bazariguha. Uwiteka kwinjize muri Kanani, abagusuzuguye bazaza kwikubita imbere. Uwiteka kwinjize muri Kanani, umugabo
utakwemeraga azakwemera. Uwiteka kwinjize muri Kanani, utakwita gashera azakwita shere. Uwiteka kwinjize muri Kanani, abana bawe bazahabwa umugisha. Uwiteka kwinjize muri Kanani, abagusuzuguye bazakugarukira. Uwiteka kwinjize muri Kanani, abakurutaga uzabaruta. Uwiteka kwinjize muri Kanani, abagunyegaga ntibazongera. Uwiteka kwinjize muri Kanani, abakuvumaga bazagusabira umugisha. Uwiteka kwinjize muri Kanani, byose bizasobanuka. Wirerebo detaye mando detaye, twinjize muri Kanani yacu abantu abo twakorewe isoni baba ari bo bazikorwa. Twinjize muri Kanani, abatumaga tumwara baba ari bo bamwara, kuko Uwiteka Imana anyuranyije ibihe, akira kunyuranya ibihe ku Mana. Imana inyuranyije ibihe wari urimo irabinyuranyije, ibihinduye kontrere, ibihinduye opposite. Akira gutabarwa mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka avuze ko agukuyeho igisuzuguriro. Mana y'amahoro nkorera, isohoze ijambo ryayo yampaye kubaha, kugira ngo Uwiteka yigaragaze, abantu bose bazamenye ko mwakuweho igisuzuguriro n'Uwiteka, hanyuma muzashima izina rye. Urakoze Mwami Yesu Kristo kubikoze, kandi twizeye ko iri jambo ari ijambo ry'ukuri kandi rigiye kumanukira ku bantu, kandi bakakugirirwa neza nawe bagashima izina ryawe. Urakoze Imana, ibaho umugisha mwebwe mwumvise iri jambo, kandi mwizerere muri iri jambo, ariko mumenye icyo Uwiteka ashaka mugikore. Uwiteka nawe azakora icyo yavuze. Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Data, ndagushimye kuri iri jambo, kandi ndaguhimbaje. Ngaho komeza uganze kandi utegeke, ngaho usohoreza abana bawe iri sezerano, kandi ubahe gukora ibyo ushaka, kugira ngo nawe ukore ibyo wababwiye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina, amina, amina.